nibyo koko uwamayininze P ni ukuvuga ngo ari amasoko rero agomba kulistinga nyine P. Gusa ngiye kubabwira ku masoko ashobora kulistinga P, mbabwira amasoko ashobora kuba yizewe. Murabizi ko turi ku bijyanye na Open Mainnet igiye kuza muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2024-2025. ni ukuvuga ngo igihembwe cya mbere cya 2025 rero hari amasoko ashoboka ko ashobora kulistinga. ni ukuvuga ngo iyo bavuze kulistinga hari ayo bita CEX, ni ukuvuga ngo nta masoko Binance, OKX, Coinbase n'izindi. Hakaba n'izo bita DEX arizo twita decentralized exchange. Izi decentralized exchange rero nizo dusangamo za Uniswap n'izindi zitandukanye. CEX rero ni ngo centralized exchange. Rero iyo tuvuze ko ziri centralized nuko zazifite uburyo bwa ushobora kuba wakora deposit ndetse ugaholdinga coin zawe muri account yawe atari wallet gusa. ngo coin zawe ushobora kuziholdinga muri account yawe, ariko akenshi DEX zo zikoresha ibyo twakwita nk'ama wallet, zikoresha icyo twakwita nk'ama passphrase, ni usanga rero bitandukanye. CEX rero centralized exchange, aho coin zawe zazibitse kuri account yawe, niho abantu benshi bakunda kubika amacoin yabo, gusa na DEX barazibika. Ubwo rero ku bantu mutegereje n'undi Open Mainnet izaba mu mwaka wa 2025, nababwiye ko igihembwe cya mbere nko guhera mu kwa mbere kujya mu kwa gatatu. Ubwo rero izi CEX nshaka kubabwira hazamo Binance ni isoko rya mbere ryizewe, hagakurikiraho OKX akaba ari isoko rya kabiri ryizewe, hagakurikiraho Coinbase naryo ni isoko ryizewe. Ubwo ndi kubabwira amasoko yizewe. Indi masoko yizewe haza icyo twita crypto.com, hakaza irindi soko ryitwa Kraken. Gusa ayo naba propose ko mwakoresha cyane ni Binance, OKX ndetse na Coinbase. Niyo masoko navuga ko yizewe, gusa ndio mvuze ko yizewe ntabwo mvuze ko yizewe 100%, naho ubundi izindi zose na masoko adakunda gukoreshwa cyane. Ubwo yakunda gukoreshwa cyane nayo ngo atatu: Binance, OKX ndetse na crypto.com. Rero igihe kizaba kigeze cyo kuclaiminga cyangwa se kuba mwakora deposit kuri ayo ma CEX, nandi kubabwira ama centralized exchange nka za Binance na OKX n'izindi, muzajya mureba address, muzamucekinga ikintu cyitwa network. Guys, arukuntu mukopiya address ugasanga address coin runaka iri ku ma network agiye atandukanye. Mbere yo kuclaiminga cyangwa se kohereza, uzajya ubanza umenya ati iyi coin ishingiye kuri network ihe imeze gute. Nibyo bigufasha kugira ngo udahomba coin zawe, kuko uramutse ukopiye wenda P iyo wenda ari kuri network runaka ukakopiya P iri ku yindi network, icyo gihe iyo woherejeho amafaranga yawe urayahomba. Bisaba ngo ubanze umenye ati ni ihe network giye koherezaho. Ikindi nuko bari bavuze ngo igiciro cya GCV rero nacyo kirashoboka, gusa amahirwe yacyahari ni make, kuko tugiye kureba price tukareba abantu coin baholdinze, ntabwo bavuga ngo igiciro cya GCV kitakigerwaho ku kanya. Ni ibintu bisaba process ndende, kuko akenshi abantu benshi iyo igihe cya listing kize baba bafite amatsiko yo kuba babikuza, ugasanga iyi faranga rero abantu bari kugenda batakaza amafaranga bari baramaye ikibazo baba bafite, ugasanga bitumye hazaho ikibazo cy'ubukene. Bafata ibyo babonye bakayasesagura, bigatuma batabasha kuba bakoresha neza umutungo bakuye muri coin runaka. Ngaho nguko uko bimeze, mwibutsa gukora subscription. Imana ibarinde, nshimira buri wese gukurikiye, kandi mugerageze guys turi ko twa boostinga tukajya ku 200 cy'aba subscribers, tukamenya niba koko mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibarinde.